riyobowe na computer, ryagiye ridahusha, ryagiye riyobowe n'ikoranabuhanga ry'ijuru, riragenda rikubita ahakwiriye ahadakingiye. Ubunini bwa Goliyati ni amahirwe ya Dawidi yo kumuhamya ibuye. Ubunini bwa Satani n'ikigerageza kuzanira n'imibabaro ari kuzana mu buzima bwawe, utekereze ko bingana n'ishimwe Imana izarema, birangana n'igitangaza Imana izarema, birangana n'uburyo uzashima Imana mu buryo bukomeye. Ibanga ryo gutsinda Satani ni uguhora wezwa, icya kabiri ni uguhamya, icya gatatu ni ukudakunda amagara yawe, ikindi ni ukubaho ubwo buzima kugeza igihe uzapfira. Imana ibaho umugisha. Niba hari ubwo wananiwe guhamya, hanyuma ukagira intege nke zitandukanye, akagira ibyo ugwamo, usaba amaraso ya Yesu nanone akweza. Hanyuma wizere ko Imana igukunda, yanga ibyo wakoze gusa ariko irashaka gukunda, utangire guhamya. Abo bari bakuziho za ntege nke, utangire kubahamiriza ko wahindutse, uri umwana w'Imana, ukora ubushake bw'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, udushoboze kuba abagabo bo kuguhamya muri iki gihe gikomeye kirimo kugamburuza benshi, udushoboze kuba abagabo bo guhamya kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, tuzabe tugihamya kuri Umukiza. Ushigwe hejuru kuko nta kikunanira, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ibyahishuwe ibice 12 umurongo w'icumi na 11. Aravuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Amen. Nifuza ko dufatamwo uyu murongo wa 11 havuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibanga amagara yabo, ntibanga no gupfa. Hano tugiye kureba ibanga ryadufasha kunesha Satani. Kimwe mu bintu biteye ubwoba abantu, harimo n'abakristo, harimo Satani. Kubera ko abantu bigishijwe kubona Satani cyane, ntibamenya Kristo n'imbaraga ze n'uburyo babasha kunesha Satani. Ndahamya ko niba twarasomye Bibiliya neza, hashize imyaka 2000 Satani atsinzwe, kandi uwamutsinze aracahari. Imbaraga ze aracahari kugira ngo amutsinde, kandi azahora amutsinda. Satani agira amayeri menshi, agira uburyo bwinshi bw'uburiganya abeshamwe abantu, ariko Bibiliya tubwiye ngo tumugwanye natwe tuzamutsinda. Azerera nk'intare ashaka kubaconshomera, ariko kimwe mu bituma Satani atubasha ni ukutamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga mu kunesha Satani, cyangwa se uko dukwiye kwifata kugira ngo tuneshe Satani. Paulo yaravuze ngo mwambare intwaro zose kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani abantu bakunda kumushushanya ari ikintu cirabura gifite ibihembe giteye ubwoba. Wapi? Satani ashobora kuza mu mukobwa mwiza, ashobora kuza mu musore mwiza, ashobora kuza mu mafaranga, ashobora kuza mu cubahiro. N'umuntu yihangana kuruta abandi bantu bose ku isi, kubera ko iyo akubuza uri umusore azagutega uri umugabo, iyo akubuza ukenye azagutega ukize, iyo akubuze usuzuguwe azagutega wubashwe. Ntacika intege, gupfa ko ntarapfa, murabizi ko hari buri gihe, ariko icyo tugiye kureba ni ibanga ryadufasha kumutsinda. Satani yaratsinzwe hashize imyaka 2000, ariko na n'uyu munsi abantu baracafite ubwoba. Satani abatera ubwoba buri gihe, abemeza ko ubwami bwe bukomeye, ariko ubwa Kristo bukomeye kurutaho. Niyo mpamvu yamutsinze. Hano Bibiliya tubwiye ngo nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo.
ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ibyo umaze iminsi unyuramo, Satani akakumvisha ko azaguhitana cyangwa se azagushobora, nagira ngo nkubwire ko ari ibinyoma, kubera ko bamuneshesheje cyangwa tuzamuneshesha amaraso y'umwana w'intama. Ayo maraso kuva yava i Golgota, Bibiliya yatubwiye ngo yashoreye abatware b'umwijima abivuga hejuru kubw'umusaraba. Umusaraba wa Kristo n'amaraso ya Kristo nibyo bidufasha gutsinda Satani. Satani ntashobora kuresista, ntashobora guhagarara, ntiyahamara umwanya ahari amaraso y'umwana w'intama. Wibuke ko umuririmbyi yaririmbye ngo Uwiteka mucamanza yatubonyeho amaraso, ntaducira urubanza rubi, atwita abakiranutse. Igihe cyose uriho amaraso y'umwana w'intama, igihe cyose iyo tuvuze amaraso y'umwana w'intama, Bibiliya ivuga ngo hahirwa abamesa ibishura byabo amaraso y'umwana w'intama, nibo bazemererwa kwinjira muri Rembo Siyoni. Igihe cyose turiho amaraso y'umwana w'intama, igihe cyose ubwo bivuze ngo ubuzima bwejejwe, ubuzima buri hori, ubuzima butunganye, ubuzima bwera. Ubwo buzima Satani ntiyabushobora. Gusa ntibivuga ngo ntazakugerageza, ariko kugerageza ntibivuga ko abishobora. Ashobora kugerageza agatsindwa. Bibiliya yatubwiye ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Icyo ni icya mbere. Ese ujya wibuka gusaba amaraso ya Yesu ngo akweze? Ujya wibuka? Reka ntange urugero. Mu ngobyi ya Edeni, Satani yakoresheje Eva na Adamu icyaha. Yego, bakoze icyaha, ariko ikintu kibabaje, ntabwo bibutse gusaba amaraso, ntabwo bibutse kwezwa, ntabwo bibutse gusaba imbabazi. Uzi ko igihe Imana yaje ihamagara Adamu ikamubaza ngo uri hese, avuga ngo nahunze. Hanyuma aho kugira ngo yihane, ahita aravuga ngo singe, ni umugore wampaye. Umugore nawe aravuga ngo ntabwo ari nge, ni inzoka. Inzoka nayo yisobanuye ibindi. Bombi barahanywe. Gusaba imbabazi, kwihana, kubabarirwa, amaraso y'umwana w'intama nicyo kintu Satani atabasha. Ashobora kukwanduza, yego, ariko amaraso ya Yesu niyo adufasha gutsinda Satani. Hari ubwo rero muri bwa buriganya bwe bigera igihe akakwemeza ko byakunaniye, bidashoboka, ukwiye kwemeranywa nabyo, izo ngeso ukabana nazo. Oya, kuvuga ihumeka, uracafite amahirwe yo kumunesha, uracafite amahirwe yo gutsinda Satani. Bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Icya kabiri ni ijambo ryo guhamya kwabo. Mwibuke ko Yesu yabwiye abigishwa ngo muzaba abagabo bo guhamya. Iyo uvuze umugabo wo guhamya, ni ibintu wahagazeho, urabizi neza uko bikora, byabaye uhari, ni ubuzima ubayeho, ni ibintu wakwemera gupfira. Dukwiye kwiga guhamya ibyo twizera, ibyo twemera. Hari umuntu umwe yaduhaye ubuhamya rimwe, biranezeza. Yari abonye akazi keza ahantu, hanyuma ateranya abakozi yari agiye kuyobora, bose bari benshi, avuga ati nje kubereka isura y'umukristo. Iminsi tuzamarana muzamenya umukristo icyo bivuze. Yego, yarageragejwe muri ako kazi, aca mu bitandukanye, ariko byarangiye yerekanye isura y'umukristo. Ni ikintu cyiza cyane. Abantu benshi guhamya byarabananiye. Umuntu ashobora gukora ahantu imyaka 5 batazi ko ari umukristo. Umuntu ashobora kumara imyaka 10 ahantu batazi ko ari umukristo. Umuririmbyi yaririmbye ngo nibyo ndirimba, nibyo mpamya. Yesu ukwiye kumuvuga, ukwiye kumuhamya, bikwiye guhinduka ubuzima bwawe. Ntabwo mvuze ngo wandike icyapa. Oya, Bibiliya iravuga ngo mwitware, mugire ingeso nziza mu banyamahanga. Nubwo bavuga nabi babasebya, niba babona imirimo yanyu myiza, bazahimbaza Data wo mu ijuru. Kimwe mu bidufasha gutsinda Satani, gerageza guhamya. Niba uri umukobwa ukaba warinjiye mu kazi, hanyuma bagatangira kugutereta, ariko ukaba warabwiye ko uri umukristo, ibyo byose hari ibigambo udashobora kuvuga wumva. Si ibyo gusa, niba uri ahantu bakaba bajya ruswa, ibyo byose nibajya kuyirya bazaguhunga, kuko barabizi ko uri umukristo, ntubyemera, ntiwemeranywa nabyo. Abantu benshi kubera kwanga kurengana, kubera kwanga gutotezwa n'ibindi, ntabwo bashobora kwemera guhamya. Ariko ukwiye guhagarara ku byo wemera, ukaba wanabipfira. None se abantu dukomokaho ko bahamije ubukristo bwabo, kugeza ubwo babajugunyiye intare, bakereje inkerezo, babambuye ibyabo,
bagakomeza guhamya. Dukwiye kimwe mu bizatuma tunesha Satani ni ukuba twemera guhamya ibyo twemera. Hari abantu rero banga guhamya kugira ngo batarengana, bakanga guhamya kugira ngo batatotezwa, bakanga guhamya kugira ngo badahari inyungu, bakanga guhamya kuko babagarira yombi nta wamenya irizera imbere y'ayandi. Ntabwo ari ubwo buzima dukwiye kubaho. Bamuneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo. Dukwiye kwiga guhamya, kandi guhamya bikaba atari ukujenjeka, ari ubuzima, babizi ko turi determine, bakaba babizi ko tudaca iburyo cyangwa ibumoso. Nibyo twemera, nibyo twizera, nibwo buzima tubayeho. Ari bagenzi bacu bamwe n'imyenda bambara ibigaragaza n'abo bari bo, uko yambaye gusa n'uko yitwaye uhita umenya n'aho asengera utarabanza kubivuga. Ariko ikintu bakundira si abantu bahindagurika, ntiwapfa kumuhindura uko ubonye, kubera ko nibwo buzima abayeho. Ni gute umukristo abebera? Ni gute umukristo abaho ubuzima budahamya? Dukwiye guhamya mu magambo, dukwiye guhamya mu bikorwa, dukwiye guhamya mu myitwarire, dukwiye guhamya nk'ubuzima tubaho bwa buri munsi. Bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Iki ni igikorwa cyo kwezwa no gusa na Yesu, aho abantu batareba no guhindukamo imbere. Higiyo ni umubano ugirana n'Imana muri babiri. Hanyuma ijambo ryo guhamya kwabo, uhamya mu ngeso, uhamya mu magambo, uhamya mu myitwarire, uhamya mu buryo bwose. Hanyuma icya gatatu, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Iyo bavuze gukunda amagara, mwibuke ko Yesu yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba aza nkurikire. Birasa nkaho abakristo bo muri iki gihe kwiyanga bakunda amagara yabo ku kigero kiri hejuru. Ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko ubureka ku bwa Kristo azaburamira. Utekereza ko iyo uhamije ugahara inyungu uzapfa? Ntabwo uzapfa. Niba bagiye kugabana ruswa batse, wowe ntubikore, ukababwira ko udashobora gufata aya mafaranga kuko ukijijwe, utekereza ko uzicwa n'inzara? Oya. Imana wahamije, Imana wizeye, amagara dukunda ubundi amara igihe kingana gute? Imyaka myinshi ni 80, umuntu akaba apfuye. Tuzayakunda tugeze ryari? Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Iyo usomye Abaheburayo 11 ukareba intwari zo kwizera uburyo zitwaye, uhita ubona bari abantu bafite determination, bari abantu badasubira inyuma, bari abantu bafite conviction, bari abantu byahindutse ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ibanga ryagufasha gutsinda Satani ni uguhora wezwa mu maraso ya Kristo Yesu, kubera ko Satani nabwo kujugunyaho ibishanga akakwanduza. Hanyuma ni uguhamya. Rya gatatu, ntibakunda amagara yabo. Rya kane, ntibanga no gupfa. Buri impamvu wasambanye bigashoboka ni ukubera ko byakunaniye guhamya. Impamvu wabeshe kandi ukijijwe ni uko byakunaniye guhamya. Impamvu wariye ruswa kandi ukijijwe ni uko guhamya byarakunaniye. Iyo unaniwe guhamya, ubasha kubona inyungu z'ako kanya, ariko bikazakugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Ndebera Yosefu muri Egiputa, iyo yemera kuryamana na muka Potifari, cyari ikintu afitemo inyungu. Umugurano, umuntu baguze ku isoko, umuntu apfa ntaburanwe, umuntu w'inyuma y'abandi bantu bose. Gusambana na muka bosi, ibyo byose yari kumara iminsi ameze neza. None se tuvuge ko Potifari atari kuzigera bimenya. Hanyuma se muri ubwo busambanyi havamo inda itari ya Potifari, byari kuzitwa ngo iki? Kandi kwico gihe ubucakura bwo kuzikuramwo nk'ubuhari iki gihe butari buhari. Ntabwo byari kurangira adafashwe. Hanyuma se yafatwa byari kugenda gute? Potifari yari kumuca umutwe. Nico gihano cyari kihari. Ariko yarahamije, ararengana, afungwa igihe kinini,
ariko kuko Imana iba inyuma y'abantu bahamije neza, Imana iri inyuma y'abantu bahamije neza, byarangiye abaye uwa kabiri kuri Farawo muri Egiputa, ayobora ibihugu 120. Imana imuhindishiza akababaro kubera ko yashatse umukobwa mwiza, umutambyi wa Ono, bamuha imyenda myiza isimbura ikanzu bene se bamwambuye n'umwenda muka Potifari yamuregesheje, bamuha minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, bamuha minisiteri y'imari, bamuha minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Ibyo bituma aramira abantu benshi bego. Imana inyuma y'umuntu wahamije. Uribuka Dawidi ajya kurwana na Goliyati ukuntu yihandagaje, akavuga ati uje kuntera witwaje icumu, ariko nguteye mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye. Birasa nkaho Dawidi yadekaraye intambara mu izina ry'Imana, Imana igahita iza kurwana na Goliyati. Ndebera rero Dawidi Imana igafashe mu maboko cyangwa se igashigikiye, ibuye ryagiye nk'iriyobowe na computer, ryagiye ridahusha, ryagiye riyobowe n'ikoranabuhanga ry'ijuru, riragenda rikubita ahakwiriye ahadakingiye. Ubunini bwa Goliyati ni amahirwe ya Dawidi yo kumuhamya ibuye. Ubunini bwa Satani n'ikigerageza kuzanira n'imibabaro ari kuzana mu buzima bwawe, utekereze ko bingana n'ishimwe Imana izarema, birangana n'igitangaza Imana izarema, birangana n'uburyo uzashima Imana mu buryo bukomeye. Ibanga ryo gutsinda Satani ni uguhora wezwa, icya kabiri ni uguhamya, icya gatatu ni ukudakunda amagara yawe, ikindi ni ukubaho ubwo buzima kugeza igihe uzapfira. Imana ibaho umugisha. Niba hari ubwo wananiwe guhamya, hanyuma ukagira intege nke zitandukanye, akagira ibyo ugwamo, usaba amaraso ya Yesu nanone akweza. Hanyuma wizere ko Imana igukunda, yanga ibyo wakoze gusa ariko irashaka gukunda, utangire guhamya. Abo bari bakuziho za ntege nke, utangire kubahamiriza ko wahindutse, uri umwana w'Imana, ukora ubushake bw'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, dushoboze kuba abagabo bo kuguhamya muri iki gihe gikomeye kirimo kugamburuza benshi, dushoboze kuba abagabo bo guhamya kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, tuzabe tugihamya kuri Umukiza. Ushigwe hejuru kuko nta kikunanira, mu izina rya Kristo Yesu.